ndabashubuje mumeze neza kanizere ko Yesu yabarinze neza kandi mumeze neza. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi utagabanije. Ndabakunda cyane. Muracyari kumwe na Bishop Ineza Steven guturuka mu itorero Pentecoste Mission Christian Church i Dar es Salaam muri Tanzania, niho rikorera, aho bita Mombasa. Abahazi naho ngaho itorero rikorera. Rero Imana yacu ibaho umugisha abagerageza kunkurikira umunota ku wundi cyangwa abari kureba channel yanjye muri iyi minsi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwinshi cyane. Nukuri ndabashimiye kuba mugerageza kureba mukareba ikiganiro ndi gucishaho muri iyi minsi. Ndi gucisha ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, ikimana idushakaho. Bene data rero ndagira mbabwire ngo minsi ishize nagize iyerekwa. Iyerekwa sirirerire ni rigufi, ariko ndashaka kuvuga kuyerekwa nagize muri icyo gihe. Nari mfite amasengesho iminsi 7 ndasenga. Umunsi wa gatanu naje kuza kubona umuntu muremure araza arasanga aho nari nicaye. Namanuka twicaye ahantu hari ibiti byinshi mu busitani bwinshi. Arangije arambwira ngo urazi ikintu nshaka kubwira? Ndamubwira oya ntabwo nkizi. Arambwira ati rero ikintu cya mbere nshaka kubwira, ndashaka kubwira ko maze gutoranya igihugu cyanjye. Niko umuntu yambwiye. Arambwira ngo nahaye umugisha igihugu cyawe cy'amavuko, nahawe umugisha igihugu cy'u Rwanda. Arambwira ati u Rwanda naruhaye umugisha. Ati nk'uko nari naratoranyije Isiraheli akaba ari igihugu cyanjye cyari mu bwoko bwanjye, nahaye umugisha. Rero uyu munsi muri iyi myaka turimo nahaye u Rwanda umugisha. Imana irambwira ngo uwo muntu arambwira ngo mu gihe nahaga Isiraheli umugisha, nabashije guha Isiraheli abami bakomeye. Dawidi umwami wa Isiraheli nari naritoranyirije mu rubyaro rwa Yesaya. Ndongera mu mugisha umuhungu we Salomo. Irangije irambwira ngo nanjye u Rwanda naruhaye umugisha. Kuko icya mbere u Rwanda naruhaye ubuyobozi bukwiye. Naruhaye kado y'umuyobozi akwiye. Kuvuga ngo igihe abayisiraheli bari bafite Salomo hari ibintu byinshi yakoze muri Isiraheli, kuko yagerageje kuzamura umutungo cyangwa kuzamura igihugu cya Isiraheli kiramenyekana. Kubera kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Salomo yari umwami wasurwaga n'abami bakomeye cyane bo ku isi. Nta mwami utarasuye igihugu cya Isiraheli mu gihe cya Salomo. Salomo yari umwami utunze, kandi burya iyo umwami atunze n'igihugu kiratunga. Tujya twumva ibihugu byinshi bivuga ngo banyereje imitungo, byagenze gutya. Ariko igihugu iyo umwami umuyobozi atunze nacyo kiratunga. Arangije arambwira ngo iki gihugu nagihaye ubuyobozi buvuye kuri njyewe, buturutse kuri njye. Arangije aravuga ngo u Rwanda naruhaye kado y'ubuyobozi. Dufite umuyobozi twahawe n'Imana, sinzi ukuntu nabivuga. Arangije arambwira ngo igihugu cyanjye nagihaye umuyobozi akwiye ubuyobozi.
kuko agejeje igihugu cyanjye kure. Rero kuvuga ngo u Rwanda dufite umugisha kuko n'abakera baravuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Rero uyu munsi Imana ntabwo itaha ahandi, itaha mu Rwanda kubera ko dufite ubuyobozi bwavuye ku Mana. Dufite umuyobozi wavuye ku Mana, ni kado Imana yaduhaye. Mw'abantu mwe ndagira ngo mbabwire ngo uwambaye ikirezi ntabwo ajya amenya ko kera, ariko Imana yaduhaye kado y'ubuyobozi. Irangije uwo muntu arambwira ngo kandi nzahereza umugisha u Rwanda kubw'umuyobozi w'u Rwanda. Nzaha umugisha igihugu cy'u Rwanda, nzamenyekanisha u Rwanda mu mahanga ndetse no ku isi yose, kandi nzagira u Rwanda igihugu kidahangarwa ku isi, nta si izagihangara, kubera kuko naruhaye umuyobozi nitoranyirije. Imana ibwira Samweli ngo genda ujye kwa Yesaya, niho niboneye umuyobozi uzayobora ubwoko bwa Isirayeli. Niho nironkeye umwami. Aragenda ajya kwa Yesaya, Dawidi aturuka kwa Yesaya, aba ari umwami w'Abayisirayeli. Natwe rero tukwiye gushima Imana kuko Imana yaduhaye umuyobozi avuye mu bushake bw'iki, mu bushake bw'Imana. Imana rero ibaho umugisha. Icyo gihe uwo muntu arakomeza arambwira ngo uko biri kose ndagira ngo nkubwire ngo nahaye umugisha u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Ariko arangije arambwira ngo ariko ngiye guhana abiyita abakozi banjye cyangwa abashumba bayoboye amatorero muri iki gihe. Arangije arambwira ngo hari abo ngiye kuzamura mu ntera, nkabongera ibyubahiro, bakaba abantu bakomeye, bakaba ubwoko budasanzwe, bakaba abakozi b'Imana bahambaye. Ariko hari nabo ngiye gushyira mu mazu y'imbohe kubera ubugome cyangwa ububandi bari gukorera ubwoko bwanjye, kubera kuko hari amarira ari kuzamuka akangeraho avuye muri abo ngabo biyita abashumba. Umuntu arambwira ngo ikintu ngiye gukora, nashyaye abakozi umurimo urabananira, none igihe kirageze, abakozi ngiye kubirukana, nzane abana banjye abe bayobora umurimo wanjye. Rero ihangane utabona abakozi bagiye kwirukanwa, ahubwo ihangane wongere wisuzume urebe kuko uri mu baki, urebe kuri mu bana b'Imana. Numara kubona uri mu bana b'Imana, wumve kuko igihe kigeze ukayobora ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo bamwe njya nkunda kubona bavuga ngo bagize ibi n'ibi, babonye ibi n'ibi. Igihugu cyacu nta kibazo gifite, ubuyobozi bw'igihugu cyacu nta kibazo bufite, kubera kuko ubuyobozi bwashyizweho n'Imana. Kandi Imana yabuhaye umugisha. Ni ukuri tujye dushima Imana ko yaduhaye perezida wacu Paul Kagame. Tujye dushima Imana kuko inshingano Imana yamuhaye gukora kuri iyi si igihe gihari azubahiriza 100%. Number 1, guhuza Abanyarwanda nyuma y'ibihe bikomeye twanyuzemo. Icya kabiri, kubaka u Rwanda mu gihe cy'imyaka 30, hari ibihugu bimaze imyaka n'imyaka nta ntambara ntaki, ugasanga biracyari inyuma mu iterambere, ariko twebwe tuvuye mu ntambara imyaka 30 tukaba tugeze ku rwego tugezeho. Ni umuvuduko ukomeye, ni ubwenge Imana yahaye umukuru w'igihugu cyacu bwa bundi bwa Salomo. Kigali uko imeze, Musanze uko imeze, Gisenyi uko imeze, Muhanga uko imeze, Butare n'ahandi, Rusizi, u Rwanda ni Burayi.
ikintu naringiye navuze nuko Imana yambwiye ngo mu gihe runaka mu myaka 2 iri imbere 3 iri kuza, isi yose izabihururira kuza kureba u Rwanda. Noneho mu myaka 20 iri imbere, isi yose, abantu bavutuye ku isi yose, bakomeye bo ku isi yose, baza bifuza gukorera ubucuruzi bwabo bukomeye mu Rwanda, baza bifuza kumenyekanisha ibikorwa byabo mu Rwanda, kubera ko u Rwanda ni igihugu kidasanzwe. Niko uwo muntu yambwiye. Umuntu yarambwiye ngo u Rwanda ni igihugu kidasanzwe. Niko uwo muntu nabonye mu Iyerekwa yambwiraga. Ni umugabo muremure ntabashaka kureba mu maso, yari yambaye imyenda y'imyeru ishayininga cyane. Arangije arambwira ngo abana b'Imana bagiye guhagurutswa muri iyi minsi n'abana b'Imana bari mu murimo w'Imana uyu munsi. Nibo bagiye gutwara ubutumwa muri ya mahanga ari inyuma bya bihugu by'Abarabu biri mu ki bitari byagera mu ijambo ry'Imana. Simvuga ngo bararifite ko bafite, barasenga Muhammad, ariko bakeneye kumva ijambo ry'Imana, bakeneye kubwirwa ijambo ry'Imana, bagakizwa bakarokoka. Imana rero igiye kubikora, ibikoresheje Abanyarwanda, ibikoresheje abakozi b'Imana bo mu gihugu cy'u Rwanda. Abana b'Imana bari mu Rwanda, ni mwege mugiye gutangira kubwiriza abana bihane bamenye Imana. Ni mwege mugiye gutangira gukwiza ubutumwa hirya no hino ku isi, mububwire Abasilamu, mububwire babandi bose bamenye Imana, kuko Imana yamaze gutoranya igihugu cy'u Rwanda nk'igicumbi cy'umuco ku isi, kandi igicumbi cy'ijambo ry'Imana ku isi. Imana ibahe umugisha. Amahanga menshi agiye kujya haguruka aje kumva Imana mu Rwanda. Amahanga menshi agiye kujya haguruka aza kureba imiyoborere myiza ayigira ku Rwanda. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Bene data rero, uwo muntu yarambwiye ngo biyubare abakozi b'Imana bari kwangiza umurimo w'Imana. Biyubare babandi babwira abantu ngo Imana iravuze itavuze. Biyubare babandi Imana yazamuye ikabagira abo bari bo, uyu munsi bakaba barishyize hejuru, bakigira abantu badacishwa bugufi. Mukozi w'Imana ahuri, ndagira ngo nkubwire ngo nimbuze ubwenge, gerageza uce bugufi, kuko nudaca bugufi hari kizagucisha bugufi. Imana irambwira ngo igihe kirageze nje kuyungurura, nje gucisha umweyo, nje kwirukana abakozi batubahiriza umurimo wanjye, nje kubirukana bagende. Ariko nzanye abana banjye bagiye kugira gute? Bagiye gukora umurimo wanjye. Niryo yerekwa nagize. Bakozi b'Imana, mwongere mwiyubare, mwongere mutekereze, mwongere mwicare, murebe ese koko tumeze gute. Nimba Imana nta mugayo ishyira mu bayobozi b'igihugu cyacu kuva kuri perezida wa Repubulika kumanuka akagera hasi, ariko ikibazo kikaba gifite abakozi b'Imana imufitanye urubanza n'Imana. Nimwongere mwisuzume murebe ngo mbese duhagaze gute. Ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya gerageza wumve, kuko wongere wisuzume, urebe imihigo wahize imbere y'Imana nimba koko warayihiguye. Uwo mugabo yarambwiye ngo bagiye kubona ishyano, abatavuga Imana uko bahamagawe kuyivuga, abadasengera abantu uko bahamagaye kubasengera, abadahanura uko bahamagariwe kubahanurira, bagahanura ibyabo, bagashinga amaofisi bakegamamo bakigira abantu badakoreka, kwinjira bigasaba amafaranga. Ufite angahe? Mugashyiraho abantu bahagarara ku mpande bakabana amafaranga, bababwira ngo ntabwo wabona n'umushinga udafite igitambo. Ibitambo byaratanzwe, byararangiye. Yesu amanutse amaze kugera kuri iyi si, ibitambo amaze kuvuga ngo umwenda ukingirije ahera, igihe yagenera ku musaraba igorogota akabambwa, akavuga ngo noneho birarangiye,
umwenda wari ukingirije ahera waratabutsemo kabiri, buri wese yigererayo. Nimba biri ngombwa, nimuhindure ibyo bintu mwazanye mwa bakozi b'Imana, kubera kuko ijisho ry'Imana rirabareba kandi zabakoze isoni, kandi byaratangiye. Bamwe mwatangiye kwinjira mu mazu y'imbohe kubera kwanga kugira gute, abantu bari kwiyemera bavuga ngo ituro, isaha nambaye irava mu maturo, ishati irava mu maturo, inzu nubatse mu mujyi wa Kigali zirava mu maturo, iyo nubatse ahanga irava mu maturo, iyo mgize hana irava mu maturo, iyo nurutse hano irava mu maturo. Abakozi b'Imana, Imana irambiwe abakozi, izanye abana bayo turebe aho muzajya. Abakozi bakoze neza bazapromotingwa bazamurwe, ariko abakoze nabi bazirukanwa ku karubanda ku mugaragaro izuba riva. Bakristo bene data, nimugire ubwenge. Igihe kirageze ngo Imana ibahorere, ariko namwe igihe kirageze ngo namwe mugire ubwenge. Yego umuntu araza akababwira, umuntu agahagarara imbere yanyu akababwira ngo isaha nambaye iva mu maturo, ishati nambaye iva mu maturo, inkweto nambaye iva mu maturo, nubatse inzu ku Muhima yavuye mu maturo, nubatse inzu Nyarugenge iva mu maturo, nubatse inzu Kicukiro iva mu maturo. Nimukore mu mufuka mutange kuko ndya maturo. Nimuhumuke, tanga icya 10 kuko n'itegeko ry'Imana kugitanga. Tanga ituro kuko ni itegeko kuritanga, ariko yigutegeka niryo utanga. Nimba ntaryo ufite nyine ntaryo ufite. Ibyo kukubwira rero ngo gufata abantu bamwe ngo kuko ngo baratuye ngo bafite amafaranga nibicara imbere, nta kibazo bareke babicaza imbere, n'uburenganzira bwabo. Nawe Imana izagukura inyuma ikuzana imbere mu gihe gikwiye. Salomo yaravuze ngo aho kugira ngo uyicaza imbere bahagukure bakujyana inyuma, ahubwo wakwicara inyuma bakagukura bakakuzana imbere. Igihe kirageze abana b'Imana bakuye imbere bakabicaza inyuma, igihe kirageze ngo Imana ibakura inyuma ibagarura imbere. Babandi babashize inyuma abari bo bajya inyuma kandi bazajyayo nabi, kubera kuko Imana nta mikino. Murekeraho kwirwa mubeshya abantu, murekeraho kwirwa murya iby'abandi by'ubusa. Imana irarakaye, Imana irababaye. Haraho maze iminsi numva bavuga, ukabona umuntu aricara arimo aravuga ngo Imana ngo yambwiye ngo abayobozi b'igihugu ngo bafite ibibazo ngo bagize gute. Nimwiririre n'urubyaro rwanyu, niko Yesu yabwiye abantu bari kumureba, babwira ngo bagore nimwiririre n'abana banyu, kubera kuko Imana yarangije gutanga umugisha ku bayobozi b'igihugu. Mwebwe mwigwa mubeshya ngo murahanura, nimwe mugize gute, nimwe mufite ibibazo kandi mufitanye urubanza n'Imana. Mwirwa mutera abantu ubwoba ngo birango ngo nimutiyana ngo bigize gute. Mbese murababwira ko yana mwebwe mwarihanye. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo itambitse ntiyambika mushike wayo. Banza nawe wihane numara kwihana ubone kubwira abantu kwihana. Urahagarara mu ishengero ukabwira abantu ibyiki, ukababwira amafaranga gusa, ukigisha amafaranga, ukigisha ubukire, ukigisha ubutunzi, imodoka, amazu meza. Banza ubabwire gukiranuka, babanze bakire mu mutima. Imitima yayo ibanze bohoke, imitima yayo ibanze ikire. Imitima nikira amatura zizana mu icengero. Wibwira abantu ngo nutagira gute, ngo nudatanga ibingibi ngo ntago bizagenda gutya. Ibitambo mwaba Kristo mwe mbabwire nongere mbashingire naye. Yesu agiye kumusara amaze kuvuga ngo birarangiye, byararangiye. Ibitambo by'intama, ibitambo by'intungura byararangiye, ntago bikiriho. Nababwiye ngo mutange icya 10 n'amaturo. Ntabwo navuze ngo simubitanga, ibyo mubitange n'itegeko ry'Imana sinabishyizeho. Ko n'Imana iravuga ngo nimungeragereshe icya 10 n'iki n'amaturo. Ariko ibyo kuvuga ngo imodoka ngo y'umushumba, ngo nimugura imodoka y'umushumba, ngo nimugire gute. Hari bamwe babyungukiramo abandi bakabihomberamo. Ibyo bintu Imana biri gutera Imana agahinda. Byaratumbagiye byageze imbere y'Imana.
abakozi b'Imana bari kwiba abaturage, bari kwibabeshya abaturage, bababwira ngo Imana iravuze ngo amaturo, ngo Imana ngo iravuze ngo ibiki. Amaturo nimwe yatange n'ibyacu, ariko byingiye ngo ni ibitambo, ngo ni ibimazi, ngo ni ibiki, ngo ni ituro ry'igitambo, ngo kugira ngo Imana igire gute. Imana yaguhaye abana irabica kandi yamaze kuguha abana. Niba twariza batwara mu gihe cyayo. Ntabwo pastor runaka ari uzajya guhagarika ngo runaka ne gupfa. Oya, Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Nibyo ngije Imana yambwiye kuvuga. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Mwari kumwe na Bishop Ineza Steven kuva mu itorero Pentecoste Mission Christian Church ryacyari Dar es Salaam muri Tanzania. Ndimwe mu barongozi baryo. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Rero ndabakunda cyane. Kadusenga Imana. Uwiteka Mana, turagushimiye turaguhimbaje kuko uri Imana nziza. Warakoze kuduha aya majambo. Turakwinginze ngo buri wese yumva agira icyo amumarira, agira ibyo ahindura. Abakozi bakoraga nabi, Mwami Databuja ubigishe gukora neza. Abishyiraga hejuru bazi guca bugufi, kandi Databuja abavuga ngo wavuze utavuze baye guhanura ukuri. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, duhamagaye imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'icyubahiro cyawe. Dusengeye buri muntu wese ufite ibibazo muri iyi minsi, afite kansa, afite sida, abafite indwara zose zitandukanye, turabasengeye mu izina rya Yesu. Duhamagaye amaraso yawe n'ijambo ryawe ngo biganze, kandi igitinyiro cyawe n'ubudahangarwa bibagote mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Rero bana natwe muri byose tugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Rero ubwo nibwo buhanuzi nabonye muri iyi minsi, muri amasengesho y'iminsi 7 nakoze y'icyumweru cyose, nayo magambo nabwiwe. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abakozi b'Imana mwiyubare, ndabizi kuko nyine iyo umuntu atavuze ibinezeza abantu, bikora abantu ku mitima, nyine baravuga ngo uriya yasaze. Ariko nta busazi buri hano, umuziki Imana yambwiye ntacyo nkuyeho nta n'icyo nongeye. Bene data rero, Imana ibahe umugisha. Abashumba mumeze gutyo mwisubireho. Abarimo guhaguruka nange muhagarare. Uramenye utabuni muri babandi bazirukanwa, mu bakozi bazirukanwa. Reba kuko uzagaragara mu bana b'Imana bagiye kuzamura umurimo w'Imana. Bamwe bagiye kugaragara, bamwe bagiye gukura u Rwanda ahantu bakarugeza ahandi mu ijambo ry'Imana. Ubuyobozi bwacu hari aho bwagejeje u Rwanda, ariko ivugabutumwa natwe hari aho dukeneye kurigeza. Amin. Rero reka uko Israel isurwa, reka natwe ni ku Rwanda rugiye gusurwa. Uwo muntu yarabimbwiye, narabibona. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ndabakunda cyane.